turabasuhuze bakunzi ba Rising Engineer platform aho muri hose, abatubona hano kuri YouTube, abatubona kuri Facebook n'andi ma platform dukoreraho yose. Turi Rising Engineer 2020. Uyu munsi tugiye kubereka rero igikorwa kirimo gukorwa hano, harimo kubereka irimo gukorwa ariko harimo no kujya inama cyane cyane ku bantu bakoresha umuhanda Kigali Muhanga. Kuri kamera nyine hari Joshua murabyumva, ariko hano twese mwese turabareba, turabashuje cyane. Ubu ngubu rero abakoresha n'umuhanda Kigali Muhanga amaze iminsi harimo ikibazo aho umuhanda wari waracitse ahantu hazwe nko Nkoto cyangwa se Bishenyi, Nkoto Bishenyi, agasoko k'imbuto aho bita k'imbuto n'imboga aho bita ku Mugomero. Murabizi ko umuhanda waragize ikibazo, hano hari bize imanukamo haruguru mu gishanga yereka hepfo yerekeza hepfo mu muceri, hano hamaze iminsi haragize ikibazo. Muzi ko iminsi ishize mwabonaga yuko hahoraga polisi bafashe imodoka zimwe kugenda izindi kugaruka kugira ngo zitagongana, kuko igice cy'umuhanda kimwe cyangitse bagombaga kuwusana. Amakuru tubazane nuko muri iyi minsi hari ibyakozwe, there is a development anyway. Ibyakozwe icya mbere nuko ubu ngubu umuhanda batangiye kuwusana, n'uhanyura murabona amakamyo yamenye ibikoresho, murabona amabuye, murabona imicanga ndetse n'amabize yo muri beto bazakoresha. Cyakari nuko hakozwe deviation, navuga ngo wa muhanda wa kaburimbo ro gace ntabwo gikoreshwa, harimo n'ubujyanama. Niba ugiye muri kara gace genda witonze. Abaturuka i Kigali yurenze kuri station, abaturuka Muhanga umanuka utangira ugende garuka ko hari hose. Hari na Sofia iri hari yamanutse mu Nkoto, uyirenze tangira ugende gake ko umuhanda ntabwo ari ibisanzwe. Hadeviation yakozwe mu muhanda w'ibitaka ica kuri amazu ari haruguru y'umuhanda ku gasantere gahari nihe imodoka zirimo kunyura. Birumvikana rero ko ushobora kumanuka wakungubutse wirukanka cyane ukazogumana cyangwa se ugateza impanuka nk'iyi kanyo ngiye kubereka yaguye hano mu muhanda ikagarama, kubera yuko sinzi nabyara mutunguye, sinzi n'umuhanda wa mutungo yagenze, ariko yaraje nawe birangira imodoka igaramye hehe mu muhanda. Ubu rero mubona yuko ibintu ni sawa cyane. Dushimira inzego ebyiri byihutirwa, turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, cyane cyane ikigo RTDA cyashyizemo imbaraga kugira ngo n'umuhanda ukorwe. Ariko kandi dushimire polisi y'u Rwanda. Uriya muhanda kuva ikibazo cyaba ntabwo harabura abapolisi babiri babahagaze hariya, uhagaze ku ruhande rwo hepfo n'uhagaze ku ruhande rwo haruguru y'umuhanda, ntibaza kugira impanuka zihabere. Buriya bari abantu utahabaye nkubwire yuko imodoka nyinshi zagongana. Kibazo ariko abashoferi twebwe dufite ikihe kibazo? Niba umuhanda ufite ikibazo nka kiriya, abantu bari imbere yawe barahagaze, imodoka zitonze umurongo, wowe ukaza uguruka udepasa abantu, uba wumva ugiye he, wumva urumureye. Tujye twihanganira kame, dukoresha umuhanda neza, tworoheranye. Ikindi nuko rero umuhanda barimo gukora deviation ni umuhanda w'itaka. Ubwo nawe birasaba kwitonda ibintu by'akavumbi, nujya kuhagera ujye uzi ukuntu akavumbi uri mu kamanaging, kandi imvura iramutse ibaye yaguye birumvikana haba harimo icyondo, cyo nacyo nticyabura ko n'umuhanda w'itaka. Ibyo bintu byumvikana. Ubu rero icyo ngiye kugira nuko tugiye kubakurikiranira umunsi ku munsi, tubabwira ngo umushinga ugeze hehe, ibikorwa bimeze bite. Nkubwira umunsi ko ibikorwa byo gusana umuhanda byatangiye, ariko buri munsi nkubwira aho ibikorwa bigeze, uko bigenda byicuma bitera imbere. Nawe niba ufite igitekerezo tubwire uko bimeze, niba undi mushinga uzimo gukorwa ahandi hantu tubwire urabibona ute, tubabwire ngo Rising Engineer nakagaruka. Ciao.